ndagusuhuje wowe tugiye kubana muri aka kanya. Nk'ibisanzwe rero uyu ni wa mwanya wacu wahariwe wo gusobanura amazina. Aka kanya tukaba tugiye kurebera hamwe ubusobanuro bw'izina Safi. Safi ni izina rihabwa umwana w'umuhungu. Iri zina rikaba rikomoka ku ndimi zitandukanye. Aha twavuga Icyarabu ndetse n'Ikinyakameroni. Muri izi ndimi uko ari ebyiri, buri zina rifite ubusobanuro bwaryo bitewe n'aho rikomoka. Reka rero duhere kuri uru rurimi rw'Icyarabu. Izina Safi mu Cyarabu risobanura indahemuka, naho mu Kinyakameroni izina Safi rikaba risobanura igitunganye. Izina Safi rero hari naho usanga ryahawe abana b'abakobwa. Dore rero bimwe mu bintu bikunze kuranga ba Safi, ngo bakunze kurangwa no gusoza ibyo biyemeje gukora, ngo bagira uburyo bwabo bwihariye bwo kwifuza gukora ikintu bashaka kugeraho, baba bashaka kuyobora ahantu hatandukanye. Ni nayo mpamvu imbaraga zabo zigaragarira mu byo bakora, kandi ngo ibyo bakora ngo babishyiraho umutima wabo wose. Ngahe ngubwo ubusobanuro bw'izina Safi. Nawe niba ari izina wifuza ko twagusobanurira, twandikire muri komenti tuzarigusobanurire. Hagati aho ntugende udakoze subscribe, ukore like, utere na komenti, ukore no kunzogera kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu mu ba mbere. Ndagushimiye wowe twabanye muri iki kiganiro, nkurarikira gukurikirana icy'ubutaha. Imana ibarinde.